nitwa Iyadonze Josephat, ndi koca w'abagaridiye muri Tsindabatsinde Football Academy, tukaba tumaranye igihe kigera mu mwaka n'igice turi gukorana. Ku ruhande rwanjye rw'abanyezamu niho ndibanda cyane. Uwo mwaka n'igice tumaze hano dufite abagaridiye 4, nibo tumaze igihe cyose dukorana, ntawe uragira ikibazo cy'imvune, ntawe uragira ikibazo kindi gikomeye cyamubuza gukomeza umwuga ashaka kubamo. Muri abo banyezamu bose uko ari 4, bose babasha kubona imikino bagakina ku buryo bose bamaze gutinyuka bijyanye n'ahantu bashaka kuzagera. Ubona ko ari abagaridiye bafite icyerekezo cyiza cy'ahazaza. By'umwihariko dufitemo n'umugaridiye wahamagawe muri under 17, tukagiramo wahamagawe muri under 20 muri equipe nationale. Mu magambo make ku bagaridiye bitwara neza, ubona ko ari abagaridiye ubona ko n'ahandi bazagera bazagaragaza isura nziza ya equipe barimo, kandi ubona ko bishimiye imibereho bafite muri academy. Ndi koca mukuru wa Academy Tsindabatsinde. So uko mubireba abakinyi bari mu kibuga turimo kuyitegura, kubera dufite match zitandukanye, kubera turi mu giciro cya kabiri tukaba no mu giciro cya gatatu, ariko muri rusange ejo dufite match muri groupe umenga ko ni match ishobora kudushyira muri classement nziza. Ni match irimo ibintu navuga ko ni match iri derby, tuzakina n'abaturanyi bacu Wasina. Mu kano gace ubona twegeranye na makipe arenze nga 3, arimo Academy ka Aperi. Twagerageje gukinana nako match ale, turabasha kubatsinda 3-0 mu buryo bwo gukomeza kugaragaza ko turi hejuru. Nuko turimo kwitegura cyane kugira ngo niyo match ya Kwasina nayo tuze kuyibonamo amanota. No kwitegura match so match nagwisa n'iyindi. So ubona abakinyi bari mu kibuga turimo kwitegura mu buryo bwa match y'ejo. Ibintu turimo kwitegura cyane cyane ni bice binini bya match ibyo tuzakina, bijyanye nuko muri rusange mu magambo make bavuga ko système de jeu nago ihagije, arimo za animation zazo, arimo strategy, arimo n'ibintu byinshi muri côté offensif défensif uko tuzitwara. So nibyo turimo kwitegura n'abakinyi banje, ariko mu buryo dufite malgré dufite effectif ntoya, dufite imvune nyinshi, tukagira n'icyo kibazo cya kugabanya equipe ibice bibiri. Turimo gukina championnat ebyiri cyarimwe, byatumye abakinyi tubona abakinyi bake muri groupe zacu ebyiri. Ubona buri equipe ifite abakinyi batarenze 12. Niyo mpamvu muri entraînement turimo gushyira imbaraga mu buryo bukwicunga amakarton, bukwicunga imvune no gushaka intsinzi. Ntabwo byoroshye, ariko techniquement tuzakomeza tubikore, niko kazi kacu. Kandi ndabizi neza nabo bahari bameze neza. So turakomeje, ndimo ndabakoresha ma formation de match, ça dépend ibyo tuzakina kuri match kugira ngo tuyitware neza. So murakoze.